Reka nongere mbasuhuze bakunzi ba Sam Empire nguko bisanzwe, amazina ni Mbonyumugenzi Samuel nguko bisanzwe, ukunda kubagezaho amakuru yizewe kandi agezeweho ku gihe kugira ngo mubashe kuba mwasobanukirwa byinshi mutigeze mumenya. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ngiye kubagezaho amakuru y'umusore wiyahuye. Ese kwiyahura ubundi ni iki? Abantu benshi bavuga kwiyahura, ariko abantu biyahura mu buryo bugiye butandukanye. Hari abakoresha umugozi, hari abakoresha intwaro, hari abapanda etaje hari kwa rubangura bagasimbukira hasi, hari abajya mu mazi, hari abiyahura mu modoka ziri gutambuka bagasigira abandi ibibazo. Ese uyu nguyu we mushobora kwibaza ngo byagenze bite? Iyi nguru nkimara kuyumva byaneye ubwoba, ndavuga ati se koko birashoboka yuko umuntu w'umusore ufite ejo hazaza yakiyahura bitewe n'umukobwa? Reka nyabagezeho ku buryo burambuye, ariko niba wararangije gukora subscribe sinzigere numva wakoze iri kosa abantu benshi bakunze kugwamo ryo kwiyahura. Sam Empire iri kugusaba umusada wawe, kanda subscribe notification ubundi wikomereze video, si byose. Ahangaha uyu musore wiyahuye biragaragara yuko yari afite imyaka 26 mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rubavu. Bigaragara neza yuko yakuriraga mu murenge wa Nyamyumba. Uyu musore rero yariyahuye atari yiyahura, yaribitse yuko agiye kwiyahura, biza kurangira bisize mu bikorwa. Uyu musore rero ushobora gutekereza ati se wari wamwemye umushahara, byari byagenze bite? Uyu musore nta muntu wari wamwemye umushahara, nta n'umuntu wari wamwemye amafaranga ye. Ubwo ni ukuvuga ngo uyu musore yiyahuye bitewe n'umukobwa. Urumva ikintu cyatumije uyu musore yiyahura kweri? Umva bajama banjye cyangwa se mwe mukurikirana Sam Empire nguko bisanzwe 100, ntuzigere wiyahura bitewe n'isadunda, ntuzigere wiyahura bitewe n'umukobwa. Reka twikomereze kugira ngo yino nguru muyumve neza, mutagira ngo ndi gutwara views zanyu z'ubuntu. Ahangaha rero nguko mubizi, ubu abonwa n'uhagaze. Abaturanyi bari baturanye n'uyu musore, cyangwa se bari baturanye n'uyu musore wiyahuye, bavuga ko yari yashwanye bikomeye n'iyo sadunda. Akimara gushwana bikomeye n'uyu mukobwa, sinzi uburyo namwita, akimara gushwana bikomeye n'uyu mukobwa, umusore yaje kwandika iretere yagombaga gusigira abasigaye hano ku isi namwe murimo ndetse n'imiryango ye. Ahangaha rero tariki 22 z'ukwezi kwa 11 nibwo uyu musore yanditse iyi retere, ni mu uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ahangaha nguko mubibona muri screen, ni ukuvuga ngo yandikishije ikaramu n'umukono we, nta muntu wamuhandiye, ni we wabyiyandikiye. Ntabwo yigeze abyandika muri mashini, yabyanditse ku kayi. Urabibona neza igipapuro, nuko nguko byagenze. Ndabizi ubu ngubu mutangiye kuvuga ngo ariko se ni kuko ari kudutinza cyane, yatubwiye ibyanditse mwayirari retere ko tutari kuyibona neza. Ndabizi niko muri kuvuga, biteye yuko njya mbona comment zanyu mumbwira ngo ariko ngo ujye utubwira ibintu hakiri kare, ngo ureke kwibanda mu magambo, ngo muzajya muraba mukoze cyane. Ngatekereza ati se mbibabwiye ngababesha bikarangira vuba, ariko n'ababesha ubundi ni mwanyita umubeshi. Reka mbive muzingo mbizingure mumenye ikintu cyatumije uyu musore yiyahura. Reka noneho turebe ibyanditse mw'iyi retere. Ahangaha uyu musore yatangiye avuga ati nitwa Tuyizere Anania, ati ku batazi mu rugo ni mu karere ka Rusizi umurenge wa Bugarama. Ahangaha akomeza avuga ati mwikibaza cyane ku mudugudu ni wa Musifi, akagari ni Munyange. Ahangaha umusore akomeza avuga ati impamvu inteye kwiyahura, ati narakunze bikomeye, narakunze pe. Nibwo iyo magambo yabivuzemo ngo narakunze pe, yirape ubundi sobanuye ibintu bikomeye cyane, gukunda umuntu karenze. Ahangaha uyu musore akomeza avuga ati nakunze umukobwa n'ubuzima bwanjye bwose, muha buri kimwe cyose. Ati mu gihe nari ngifite ku isi, uwo mukobwa niwe nahaye ubuzima bwanjye, ati niwe nahaye ubuzima bwanjye bwose. Ati uwo mukobwa yitwa Bora Amantine.
ati ariko mbabajwe nuko atigeze anyugwa bubwo nabaye igikinisho kiwe. Ahangaha icyo turi kubabwira ni amagambo uyu musore yasize yanditse, rero ndagira ngo uyumve neza. Uyu mukobwa yakinishije umusore ndetse yamuhaye buri kimwe, umusore akora buri kimwe cyose, ariko ntabwo yigeze anyugwa n'ibyo umusore yakoze, bubwo yaje kumufata nk'igikinisho. Mwa babyeyi mwe mubyara abana b'abakobwa, mwigisha abana b'abakobwa banyu gukunda nk'uko mwakunze base, ntibazajye baba imbarutso ituma abasore biyahura. Umva aya magambo ngo nabaye nk'igikinisho kiwe akambabaza buri munsi, noneho ibyo ngibyo ntibyamunyura agera aho atangiye kunca inyuma. Atangiye kuryamana n'abandi basore nyine tu, ugakunda umuntu ukamuha byose, akakugira igikinisho, none akakubabaza buri munsi, none akagera aho atangiye no kuzajya aguca inyuma. Ibyo bintu birababaza. Ahangaha uyu musore akomeza avuga ati kubw'iyo mpamvu ndambiwe uburibwe bwa buri munsi, nyine maze kurambirwa, ndambiwe uburibwe bwa buri munsi. Ahangaha uyu musore akomeza avuga ngo ndamuretse abeho ubuzima bwiwe, muviriye mu buzima. Ahangaha akomeza avuga ati ariko uyu mukobwa azabazwe amaraso yanjye. Mana nyagasana, abakobwa bakinisha imitima y'abasore kuko baretse, kuko barekeye aho. Wumvishe uyu musore uburyo yashoje avuga ati muviriye mu buzima bitewe no kunginisha, yakinisha umutima wanjye agezeho kuryamana n'abandi, bityo rero muviriye mu buzima, ariko azabazwa amaraso yanjye. Ese koko gukinisha umutima w'umuntu utekereza yuko byo byakugwa amahoro? Nyuma y'ayo magambo y'akababaro yari amaze kwandika icyo yasoreje ku iki ngiki kivuga ngo umurambo wanjye muzawugeze mu rugo, nimero y'indangamuntu nta kindi yakoze yahise ayishyiraho. Ahangaha umusore akimara gushyiraho nimero y'indangamuntu nta kindi yakoze, yarashimye ati murakoze. Ahangaha umusore ntabwo yigeze yibagirwa gushyiraho ifoto yiwe ku mugereka, ashyiraho na nimero z'iwabo mu rugo. Ahangaha nta kindi cyabaye, yasizeho na ya nimero, nyuma ya nimero y'iwabo yasizeho na ya nimero ya wa mukobwa ya Sadunda nyine yatumije yiyahura. Ahangaha rero ntakabura imvano, ni ukuvuga ngo iyi nkuru ngimara kuyibona navuze ati reka nyigeze ku bakunzi banjye, tuyikomveka ikinyamakuru cya TV10, niho twayikuye turangije turavuga ati si koko nibyo. Noneho ni ukuvuga ari umunyamakuru wahamagaye mushiki w'uyu musore. Reka twumve ibyo mushiki w'uyu musore yabashije kuba yavuga. Icyo nagusaba ni ugukora subscribe kugira ngo uzajye ubasha kuba wabonera amakuru ku gihe, ndetse ugire n'inama uvana mw'ayo makuru. Ntabwo tuyakubara kugira gusa ngo muyumve, nimurangiza mu biterera ngo tugira ngo tuvanemo n'inama. Ahangaha umunyamakuru Emmy yahamagaye mushiki w'umukobwa asigaye ashaka kumubaza ati se ubundi bimeze bite? Uyu musore koko ni musaza wawe? Ese koko yari yiyahuye? Ni ukuvuga ngo umukobwa nawe ntabwo yashidikanyije, yemeje neza yuko uyu musore yiyahuye. Ahangaha uyu musore yari afite ababyeyi bombi, bose bari bakiriho, haba papa na mama. Urumva ni amarira menshi urumva nyine birababaje cyane. Noneho uyu munyamakuru we Emmy yavuganye na mushiki w'uyu musore, ndetse anariwe wa nyuma, ariwe mwana wa kangahe? Wa karindwi. Noneho niwe wamubwiye yuko koko uwo musore yiyahuye, ariko umukobwa avuga yuko nawe nyine ni umunyeshuri, anavuga yuko amubwira avuka byose, nyine agerageza kugira ute kubibwira umunyamakuru. Uyu munyamakuru yakomeje kubaza umukobwa ati se kuko uvukana n'abahungu bangahe? Umukobwa arasubiza ati abakobwa bari 4, abahungu bari 3. Ubwo ni ukuvuga uyu musore yari umusore wa gatatu nyine yaravuka mu bana 7, yari umusore wa gatatu mu bakobwa 4. Ahangaha umunyamakuru yakomeje amubaza ati se amakuru yo kumenya yuko musaza wawe yiyahuye, ubundi ayo makuru wayamenye ryari? Ahangaha uyu bucura akomeza avuga ngo
abaturanyi b'i Rubavu nibo bampamagaye bwa mbere, mbese ni jyewe wamenye inkuru bwa mbere y'uko musaza wanjye yiyahuye. Aha ngaha umukobwa akomeza avuga ati bampamagaye bambaza yuko uwo musore muzi, ndangije mvuga yuko muzi, nta kindi nanjye nahise ngora, nahise mpamagara iwacu Rusizi, nyine mbishyikiriza imiryango, ako kaga katugwiririye. Aha ngaha mushiki w'uyu musore nyakwigendera yavuze ko uyu musore yacuruzaga, ariko mu buzima busanzwe yari ari umusirikare, ngo uyu musore yari ari umusirikare ngo yakoreraga aho bita intashyo, ariko ngo nyine ngo bari bamaze kumubonaho ahagera kuri kangahe, kuri gatatu. Ngaha mu makuru abaturanyi bahoze bari aho ngaho i Rubavu bagerageje guhereza mushiki w'uyu musore, bagerageje kumubwira ati hari hashize icyumweru umusaza wawe abana n'umukobwa mu nzu, ndetse baje gushwana bikomeye, baranagwana, bamaze kurwana biza kurangira umukobwa agiye, umusore nibwo yaje gufata umwanzuro wo kwiyahura. Ubusanzwe yari umusirikare, yari umusirikare nyine ajya mu kibare bwa mbere, twari tumubonye nka gatatu, nyine yari yaje mu kibare bwa gatatu, kirangiye yongera asubirayo, twari tuzi ko ari mu kazi. Urumva uyu mukobwa we, uyu mushiki we ndetse w'umuhererezi n'umwana wa karindwi, ni ukuvuga ngo uyu mushiki we yari azi yuko nyine umusaza we ari mu kazi, yari azi yuko umusaza we ari mu kazi, disi atazi ibintu biri kumubaho. Angaho umunyamakuru Emmy kuri telefone yaramubajije ati se ntabwo mwari muzi yuko afite umugore? Asigaye umukobwa arasubiza ati ntabwo twari tuzi yuko afite umugore, ubwo twewe twatunguwe no kumva ngo yiyahuye kandi twari tuzi yuko ari mu kazi. Uyu mukobwa kandi yavuze yuko amakuru nibura yahawe n'abantu b'aho ngaho i Rubavu yuko aho hantu bari bahamaze icyumweru, ndetse akora n'uwo mukobwa muri resitora, atariko twe twari tuzi neza yuko yibereye mu kazi. Uyu munyamakuru wemye yakomeje amubaza ati se ubundi tubwire, yari umugore we cyangwa yari sheri wiwe? Ati yari sheri wiwe, cyo twari tuzi cyo ntabwo yari arazana umugore. Bino bintu bize kubahereza isomo, iyi nkuru ize kubahereza isomo, ni ukuvuga ngo yari azi yuko ari kumwe n'umuntu muzima, yari azi yuko ari kumwe na sheri mawe mwiza yitoraguriye ingoma mu gitema, ariko atazi yuko nta mukobwa afite. Byacizere Anania nuko nguko byagenze, azize gukunda umuntu udafatika, gukunda isadunda, igera itumye yiyambura ubuzima. Umva ni inkuru ibabaje, ariko nibura ntukizere umuntu wese ngo umukunde umwimariremo, agere aho agushenguye umutima, ngo ugeraho nawe wiyambuye ubuzima. Amakuru yakomeje gutangwa na mushiki w'uyu musore rero, ngo ubungubu cyangwa se nta kindi cyahise kiba, umurambo waragiye ujya muri morgue ndetse ujya mu maboko ya leta. Umurambo wagiye mu maboko ya leta, kugira ngo bavuga yuko nyine yari yarabacitse, ariko nyine barebye muri mashini nyine basanga arimo yari yarabacitse, ariko nyine ni uko nguko byaje kugira uko byaje kugenda. So iyi nkuru ni uko nguko bimeze, ni uko nguko iri. Nyaboneka mujye mwirinda kwiyahura bitewe n'abakobwa, kwihorera kwa nyako ni ukubaho neza. Umukobwa aguhemukiye uyu munsi, ejo yazababazwa cyane no kubona umeze neza uri kumwe n'undi mukunzi utameze nkawe, kuko igikomere watewe n'umuntu, burya icyo gikomere byanjye bikunde ugikizwa n'undi muntu. Ni ukuvuga ngo ntabwo iyo igiti kiramutse kikwishe ngo ku kuguru, bisaba kuvuguta ibindi byatsi bishobora gukiza icyo gikomere wagize ku kuguru. Ubwo rero
ni ukuvuga ngo igikomere watewe n'umuntu ubwacyo cyaza gukizwa n'undi muntu. Rero mu gihe ku ruhande rwawe hari umuntu ukubabaje, hari uwundi muntu ku ruhande uba ugomba kukomora inguma, uwo muntu ugomba gukomora inguma ku mutima niwe uba ukeneye kurusha uko wahita ufata umwanzuro wo kuvuga ngo ubabaje uwo muntu, ngo ufashe umwanzuro wo kwica ndetse nawe bikaza kurangira ugize ute wiyishe. Nuko nguko bimeze, bino bintu nyine tubona ari byiza, ariko nyine iyo byabaye nta kindi kintu tuba tugomba kurenzaho, biba bigomba kugenda bikadusigira isomo kandi rikomeye. Murakoze cyane mwe twabanye kuri Sam Empire 100, tubagezaho amakuru agenda traininga, kandi nibura amakuru tubagezaho ni ukugira ngo mubashe kuba mwakuramo isomo, mugire n'uburyo mwitwara, dore ko isi yacu ari isi yuzuye ibibazo, ari isi yuzuye amarira, ari isi yuzuye ibyago. Ibyishimo tugira nabyo ubwabyo ni iby'akanya gatoya, nta muntu n'umwe ugira ibyishimo birambye. Uyu munsi iyo wishimye, ejo ushobora kutishima bitewe yuko nyine tuniko isi yacu imeze. Isi yacu yamanukiwe na Sekibi, ntago ikimeze nk'uko yari imeze mbere. Ubu ngubu ibintu byagiye bigira ute bihinduka, ariko nta kundi twakihanganisha imiryango y'uyu musore, igire kwihangana, igire gukomera kurusha ibibazo bafite, yihangane nta kundi byagenda. Namwe mwabanye natwe, Imana ikomeze kubarinda, tubasaba gukora subscribe ku YouTube channel yacu, kugira ngo nibura video tuzajya tubasha kuba twabagezaho izajye bagereraho ku gihe. Mbifurije amahoro ya Kristo, Imana ikomeze kubarinda. Bye bye, ciao ciao, naho utaha.